twongeye kubasuhuza nshuti bene data y'Imana ibaha umugisha. Rero uyu ni wa mwanya twongeye kuzana umuvugabutumwa, akaba n'umwana w'Imana, akaba ari umwana w'Imana ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ni ubuhamya agiye kutugezaho, ndetse by'umwihariko akaba ari mu butayu mu ishuri ry'Imana. Rero turamubaza ko mu ishuri ry'Imana bimeze, mu kindi gice turi buganireho, ariko muri aka kanya agiye kutuganiriza ku bijyanye n'uburyo Imana imuhamagaye muri ibi bihe bitoroshye, ariko narabwiye ngo Imana ntabwo isiba gukora mu bihe byose. Imana irakora. Rero reka tubahe duhaye ikaze abantu badukurikiye cyane bari hanze y'igihugu, abari ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane w'i Burayi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu bihugu bikikije igihugu cyacu, abari muri Tanzania n'abarundi duhuje kumva ururimi, ndetse n'abakongomani muri rusange. Imana ribaho umugisha. Turabakiriye cyane. Reba ko wakoze subscribe kuri iyo nzogera yanditseho, ahantu handitse ngo subscribe, ukozeho urutoki gusa, uri bufungure inzogera kugira ngo uzajye ukurikira ibiganiro byacu tubagezaho kuri uyu murongo w'umunaziri. Ikindi ukore na like, kuri ako kantu kameze gutya, ukoreho gusa bisanzwe, ikiganiro ujye ugikurikira muri rusange. Rero mbere yuko duha umutumirwa wacu ijambo kubana twibwire, tugiye kubanza tubiyegereze mu buryo bw'isengesho. Imana ibane natwe, kuko ibintu byose biragizwe Imana mu buryo bw'umwuka. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Rero natwe turi abana b'Imana kandi turi gukora ibyo Imana ishaka. Reka tube dusenge. Imana, mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi urakomeye, uri Imana y'ukuri n'ubugingo. Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, turagushima kuba twicaye ahantu, twicaye kuri uyu murongo kandi turebwa n'isi yose. Rero Uwiteka nyir'icyubahiro, reka uyu mwene data uburyo umuhamagaye muri aka kanya, ari we umukoresha, kuko usanzwe umukoresha, usanzwe umwiyereka, ariko ikiganiro agiye kutugezaho ntaba ari we, ahubwo umwuka wera wawe ari we umuyobora. Turakwinjiza Data mwiza wo mu ijuru, uyobora ikiganiro cyacu, ubane natwe kandi ubane nawe, umukozi ikara ryaka ku munwa kugira ngo abwirizwe n'umwuka wawe. Urakoze Data wo mu ijuru, tugusabye tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera, amen. Karibu cyane, turakwakiriye ku murongo w'umunaziri. Murakoze. Imana iguhe umugisha kandi kuba kwitabira ubutumire ntabwo biba byoroshye, ariko waboneye Imana umwanya. Amazina, witwa nde? Turatwibwira muri rusange. Uri umusore, urubatse, witwa nde muri rusange? Murakoze. Amazina yanjye bayita André Nambajimana. Ngira ngo uragira wongera ijwi kugira ngo. Amazina yanjye bayita André Nambajimana. Yego. Ndi umusore uri mu rugendo nyine, ndi no mu ishuri ry'Imana urebye nk'uko wabivuze. Yego, uri mu ishuri ry'Imana. Yego, uri mu ishuri ry'Imana. Rero Imana yimira kwigisha, sibyo? Yego, ngira ngo Imana yimira kwigisha muri iyi minsi. Imana ntabwo yahagaritse gukora, nubwo abantu benshi bashidikanya ku bushobozi bw'Imana, ariko Imana ihora ikora, sibyo? Ndabizi. Imana ishimwe cyane. Rero ese ujya guhura n'iyi Mana, cyangwa se Imana iguhamagara byagenze bite? Tunyureho muri make. Imana iguhamagara byagenze bite? Urakoze. Njyewe ubuzima bwanjye ni burebure. None mvuka mu karere ka Nyaruguru. Mu karere ka Nyaruguru? Yego, mu majyepfo. Yego. Mvuka mu muryango w'abana 8, ngende umwana wa kabiri mu rugo. Rero nize primaire nyiga groupe scolaire Ruheru muri Nyaruguru. Nabo turabasuhuje cyane. Nabo ndabasuhuje kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Nyuma nza kwiga secondaire, njya gukora ikizami cyo kujya mu seminari. Njya mu seminari Gikongoro. Ngira ngo seminari mu kigo cy'abakatolike. Ni padiri imyaka 6 twiga turi abahungu gusa. Ariko irumvikana. Niga imyaka 6 ndayisoza. Nyuma yo gusoza ndatangira mu rugo. Twasoje ku itariki 4 z'ukwezi kwa munani. 4 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024. 2024. Yego. Ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 hari umuvandimwe wampamagaye, arambwira ngo ni mu 2020 ngo andangira akazi Kigali ko gukata amateke. Muri uwo mwaka wa 2024? Muri uwo mwaka wa 2024. Yego. Ubwo urumva yarashize amezi 2 yaratorozora neza. Ubwo urumva nta guciye mu ijambo, nibwo umuhamagaro w'Imana wari utangiye. Arampamagara. 2020 umusaza wanjye muzehe wanjye nawe mwatsi arabimpa. Amaze kubimpa ndateganya i Kigali, ndabimwohereza nyine ngeze i Kigali. uwo
wa wundi nohereje amafaranga yambwiye ko ari buze kumpuza na boss uri bumpa akazi, telefone ahita ayivanaho, ahita ayikuraho. akimara kuvanaho telefone ni ibintu bikomeye cyane. Akimara kuvanaho telefone naje kugira amahirwe, hari umugabo bita Daniel, Nirushwa amaboko Daniel, yakoraga mu bintu by'ubukarani ahantu bita Nyacyonga hirya Karuruma, ureze za Karuruma, ndahabona. ndamuhamagara namubwira ati bimeze bite, timeze neza, siko ndi i Kigali nkaba nabuze aho mba, bimeze bite? Arambwira ati ngwino tube tubanye. Ni ba bandi bikorera ibifuka nyine biremereye, ibiro bigera muri 200 hafi ngo 180. Cyakoze ngize amahirwe njyayo, nkajya nkorera 1000 kuko ibyo kwikora sinari mbizi. Nyuma mbona ubuzima sinabushobora, nza kugira amahirwe, mbona nza kuza guhamagana, umuntu arampamagara nza ndangira akazi guhamagana ahantu bita muri Tunga. Buretse utaragira muri Rwamagana noneho sasa, ukuvuga ngo ibyo byose wabikoraga warangije kwiga? Nararangije kwiga byose, uvuga ko uzabona akazi. Nzabona akazi. Aho hantu rero reka tutinda ahantu ho gatoya. Bantu badukurikiye nagira ngo mbabwire ko Imana ihamagara umuntu ntago yita ku mashuri wize. Oya, uyipfa kubigushaka gusa amashuri yawe n'ibyo ukora yo irabifata ikabivunjamo umurimo wayo. Ushatse wakomeza nta kibazo. Ngo waje muri Rwamagana? Naje muri Rwamagana, umuntu mpamagaye murenze gukora mu ruganda rwa Tunga rukora ibiryo by'amatungo. Ngezeho usanga ni bya bikarani n'ubundi nashoboye, ibya bindi byo kwikorera. Ibya bindi nashoboye. Nyuma rero mbona biracanganye cyane, nahakoze ibyumweru 2 mbona sinabushobora. Mboye ntabushobora kuko n'ubundi ibintu byo kubaka nari bisanzwe mbizi, kuko papa yanyigishije kubaka nkiri umwana mutoya. Kubaka amakaro, amaparafu nkayakora, ubu ngubu ndayakora, amasima, nyine ibintu byose byo kubaka byose ndabikora. Nese urugendo wenda ukora ako kazi sibyo? Hari uturaka se ujye ubona nibura basi kurengera? Uturaka tuboneka dukeya. Noneho niba warabonye utwo turaka wenda, ariko uko biri ntabwo ari ubwo buzima wifuje kubamo. Ntabwo ari bwo nifuzaga. Noneho urebye njye impamvu atari bwo nifuzaga, icya mbere nzi ibintu byo gucuranga, narabyize. Nize gucuranga? Wize gucuranga? Niga mu seminari, niga gucuranga, nize imyaka 6 yose. Imyaka 6 nigamo gucuranga, nigamo icyo bita solfège, kwigisha indirimbo no guhanga indirimbo. Nyuma yaho ibintu byinshi nari nzi, ni byinshi, ariko ibyo byose byose bigenda. Byose bigenda, nta kazi nigeze mbona na n'ubu ngubu. Noneho turashaka utwinjiza noneho sasa mu buryo abantu benshi bategereje cyane bw'uyu muhamagaro w'Imana ari bwo tubereye hano, ari utuzanye hano, sibyo? Hari umuhamagaro abantu bavuga ngo Imana irahamagara, ese kugira ngo wenda ubona ako kazi kose noneho sasa ufate n'umwanzuro wo kubihuza no gusenga no gushaka Imana, byaje bite? Wabonye bikunaniye cyangwa ubona nta hantu wabona akazi uravuga ati reka niyahuza amasengesho kuko abantu hanze bajya baduserereza? Byagenze bite? Oya, ntabwo ari uko ngiye. Njyewe bona naraje akazi ndakabona pe ko kubaka, nkora 8,000 bya buri munsi, ariko mu 8,000 nkabikorera yose nkarara nyamaze. Nkajya no mu madeni. Nimba nkora 8,000 nkarara mu kabari. Nkarara mu kabari n'inzoga ukarinda buke. Kandi igihe noneho ushobora no kumara iminsi 3 ntariye kubera iki? Kubera za nzoga. Ni ukuvuga ngo mbere yuko winjira mu muhamagaro ubonaga amafaranga winywera? Ninywera ku buryo nari kumara ukwezi nkora buri munsi, ariko ukaba utambaza n'ibihumbi 10. Irumvikana. Ushatse kuvuga ngo Imana muri make yakuvanye mu kabari cyane, icyo cyose ndacyemera. Mu kabari watanye mu kabari umaze n'igihe kingana iki? Ni amezi 4. Amezi 4. Ugarukiye hafi. Ugarukiye hafi kuko twe twamaze imyaka 8 mu kabari no mu mabuwate, ariko urumva nyine Imana ihamagara uko ishaka. Gusa Imana kandi igukomeze. Ni amezi 4 wamaze. Nyuma y'amezi 4 se wibera mu kabari, hari wenda ahubwo ushobora kumbaza ati se wavuye mu kabari gute? Ibyo ngiye kubaza. Hari uburyo mbere yo kubaza icyo kibazo, hari uburyo, hari inzitizi ziba mu kabari. Hari wenda kwiba se, uburaya, ibintu nk'ibyo nyine, urugomo, ibintu nk'ibyo.
hari ibyigeze bikurangwa muri ibyo bintu kuko byanze bikunze iyo umuntu anywa inzoga hari usinda arwana, hari utukana, hari uwinyarira, mbese satana akwandaguza mu buryo ashaka. Wowe ni ibihe bintu byaba byarakubayeho muri iyo minsi? nyine urakoze ndi mu kabari urebye njyewe nawe ngo nize mu seminari hari akadisipurine umuntu aba afite. Yego birumvikana. Njyewe ubwo akadisipurine ifite ntabwo nasangiraga n'abantu usibye abakobwa bonyine no twasangiraga. Niyo mwasangiraga kandi mbere ntabwo mwigeze mwiganaga n'abakobwa. Njyewe ntabwo niganaga n'abakobwa urumva ndimo nk'izo nzoga nyine havuga ati abakobwa nibo bagomba kunyicara uruhande. Uhita wiga gusangira n'abakobwa? mpita niga gusangira n'abakobwa. Yego birumvikana. Ariko nyine satani ashuka kwinshi. Uvuga ngo iyo uriho isezerano ry'Imana ntabwo Imana igusiga, ahubwo Imana igukorera ikintu kizajya gituma uyibuka. N'ibyo byose byagiye biba mu ntuza mu tubari, hari ibyo Imana byose bibabarira. Si uko Imana iba yakwanze cyangwa itakureba, ahubwo Imana ni inyembabazi, ahubwo ni isezerano ry'Imana ryakugenzeho kuva kera utanabizi. Yego wize gusangira n'abakobwa, wabaga wenyine cyangwa wabanaga n'abandi? Oya nabaga jyenyine n'ubwo ndakibana. Yego mba jyenyine ariko Nyagasani yarafashije. hari umukobwa witwa Rosine, hari kuwa gatandatu kuko hari mu itorero rya Rwikubo ADPR Rwikubo hari amasengesho y'urubyiruko yabaga ku buri wa gatandatu. yarambwiye ati ese waje twigira gusenga? Yego njyayo fatwa gutyo neza njyayo barampanurira ati ibintu urimo ugomba kubivamo, nutabivamo ahubwo ni ibindi bintu. Bishatse kuvuga ngo wavuye mu kabari winjira mu rusengero rw'Imana, ntabwo Imana yakuzanye ku ngufu, kuko hari abanga kavuga ati ngende nangirika kuzana ku ngufu. Wewe yarambwiye ati ngwino tugende tuye gusenga. Yego nanjye ndavuga ati n'ubundi reba igihe maze ntajya no gusenga tereka ngende, kuko nageragezaga kujya gusenga mu Bakatolike. Ntabwo najyaga gusenga ku cyumweru. Njye naragendaga ari nk'amakorari runaka nkagenda nkayigisha indirimbo. Nkabigisha indirimbo gutyo gusa. Amakorari nkayigisha indirimbo nkagira ariko bikarangira njye nagiye gusenga ku cyumweru. Mu gihe cyo ku cyumweru nkahita nshaka impamvu, hari no ku cyumweru nkajya no kwikorera akazi. Utubwiye noneho sasa uburyo hano turi butinde cyane. Inshuti bene data mudukurikiye rero, mukurikira ubuhamya bw'uyu musore ukiri muto uhamagawe n'Imana vuba aha, ndetse akaba ari mu ishuri. Turi bugiye kuri ubwo buhamya. Utubwiye ko bakuraritse ujya gusenga mu rusengero. Bwari ubwa mbere ugiye muri ADPR? Bwari ubwa mbere. Wari ugiye kureba se cyangwa wumva ubikunze, cyangwa wagiye wumva uko akenshi na kenshi Imana iduhamagaye mu rusengero tugenda tutabyumva neza? Oya njyewe uko byagenze njye na n'ubu ngubu buriya umuntu yize akantu k'agafilozofi akakigaho gake. Yego njye cyo nemerana n'ubungubu nyemera. Imana ntabwo igaragara mu itorero runaka, ntigaragara mu idini runaka cyane. Njye navuga ati aho najya gusengera hose Imana yanyumva, kandi n'ubungubu niko bimeze. Idini ryose wajya gusengeraho ufite kwizera, uzi ikikujyanye, Imana yakumva. Yego niyo mpamvu rero nanjye nagenda nkavuga ati najya gusengera hehe ikibazo cyo nuko Imana iri bunyumve. Muri make wagiye ufite umutima umenetse. Abo bantu Imana ibakunda kubi rero. Ukigera mu rusengero rero ndagira ngo ntandukanyirize, ukibona mu rusengero rw'abarokore hari ukuntu basenga banyeganye hakundi batitira bakaguhanurira. Tubwire mu rusengero rw'abarokore wabonye amasengesho yabo cyangwa imisengere yabo itandukaniye he n'iy'Abakatolike aho wari uvuye? Ko ndagira ngo n'ikibazo cy'uburyo wahuye n'iyo Mana n'uburyo baguhanuriye. Abansubize icyo ngicyo nta kibazo. Jewe biratandukanye cyane, nta naho bihuriye. Tubwire rwose uko abarokora kenshi, nanjye nasengera mu Bakatolike, ariko mbwira uburyo ki imisengere y'abarokore n'Abakatolike bitandukanye. Nagiye nyibabwira abenshi bakavuga ati ibyo ni bya bindi byabo nyine, mbese ngo Imana ivuga ite ngo umuntu arititiza, ariko bya ntago ari byo kwititiza. Wowe nayo basobanuriye kuri uyu murongo kugira ngo ukurikire. Jewe ndahubwe ngo nize mu seminari imyaka 6 yose narayize ndahera. Urumva ko cyane birumvikana. Umva ibyo abapadiri ndabizi, ibyo Abakatolike ndabizi cyane. Ntihagire unyumva nabi yabaranyoboye, oya ntabwo yakumva nabi kuko ni ukuri ngiye kuvuga. Baratandukanye cyane kuko hari ibintu ureba ukabona ni nk'itangazo. Hari ibintu bikunyuraho uramutse ukize icyapa hariya ku muhanda wanditseho amagambo, umwe ashobora kubinyuraho akabisoma cyangwa undi ntabisoma.
cyangwa se ukavuga ati iri tangazo nge urabona nk'uriya muntu ufite mikoro anyuze mu isoko akavuga ati agatangaza ati uyu munsi hari umuganda uyu munsi hari umuganda afite mikoro akanyura mu isoko abantu babyumva cyangwa ntibabyumva ariko mu bakatolike sindimo mbasebya kuko barandeze niyo ngo byameze nanjye niko bimeze ntabwo nibo mbasebya ariko ni nk'amatangazo kuko ni ibintu biri foromire biri foromire baguha ibintu bitagira icyo uhinduraho na gitoya kandi nanone mu bakatolike kugira ngo ukorere Imana bisaba kuba warize nawe uwo ari we wese aje bategengeye mu bakatolike waba warize mu seminari nawe waba utarayize akavuga ati ndandika njye muri Grace Seminari wagenda umuhamagaro ukawubona w'abakatolika ariko icyo nemera mu ADEPR ntabwo uhamagarwa n'abantu cyangwa ntabwo uhamagarwa n'amashuri. Murakoze cyane rwose icyo nicyo nanjye nagira ngo mbabwire nanjye ntabwo Imana hari umuririmbyi nkunda kuvuga iyi ndirimbo ariko baririmbye indirimbo barakoze sinzi iyi korari ariko nzajya nyivuga cyane umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo Imana ngo ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye urumva ako kantu ndetse kuvuga ngo iyi Imana ihamagara ntabwo iri abandi bakomeye ahubwo ihamagara ahubwo ikomeza abo yahamagaye ireba abakomeye niwe yazajya iha umurimo ariko twebwe twicaye hano twigishijwe n'Imana itujyana ahantu runaka ibyo ni imisengere hanyuma si ibijyanye n'ubuhanuzi katolike ndabizi nta buhanuzi bubayo ngira ngo umuhanuzi wari uriyo n'umwe n'umupadiri witwa Padiri Obaride ndamuzi naramubonye kera nkiri umwana yigeze kuza nyakwigendera ngira ngo yitabye Imana nabanza narigaga mu wa 4 yigeze kuza kera nkiri umwana yigeze kuza Nyamirambo njya kumureba niwe muhanuzi nzi w'umukatolike wahanuraga ku mugaragaro ariko uretse ko nabyo katolike ntiyabyemeraga ko yarabivuze aravuga ati ngewe ntabwo banyemeraga n'ubundi numva ngo ngewe niba ko nzahanura nzajya ahandi uretse ko maga impano y'Imana nta muntu yihagarika iyo muri iki gihe byanze ujya aho bayemera kuko amadini yose habamo umugeni niko bimeze si igitangaza rero kuvuye muri kuba nawe ugiye Imana iguhindura ikakwereka aho uzerekeza ni ibintu byiza cyane ahubwo tubwire ku bijyanye n'ubuhanuzi wumvaga ubuhanuzi bw'abarokore bumeze bute icyo ubuhanuzi ntacyo nari mbiziho ntacyo wari uziho ubuhanuzi namenye ngeze aha ngaha aho umuntu ashobora kuza akabwira ati uvuka naha bimeze gutya na gutya atari bya bintu byo kuvuga ngo ni ba bandi nyine bafite imyuka mibi ngo bashobora kukureba hari umuntu ushobora nibyo nawe imyuka mibi bashobora kukureba bati uvuka n'ibi ariko nyuma iyo umuntu akubwiye iki Imana nayo ikakwisangira ikabikubwira kukubwira nanjye uko niko kuri yego nanjye mpamagarwa nuko byagenze umuntu yahamagaraga ikintu ngahita nkibona mu nzozi none nimba umuntu ashobora kubwira ati bimeze gutya na gutya nawe ukaza kubibona mu nzozi yego aho rwose umuntu urwanuriye aba ari mu mwuka w'Imana nawe byo kuvuga ngo nta wantu abahanuzi bo bariho yego nayo Bibiliya iravuga ngo sinibuka umuntu muri Bibiliya yavuze ngo wese ngo ko abahanuzi bose barangiye ngo ngewe ngo reka mpagara nipfire Eliya niwe wavuze ngo abahanuzi bose nyine yabonye bya bigirwamana bigiye kugira gute bimurushije imbaraga aravuga ngo nijye usigaye njyenyine ngo nijye usigaye njyenyine ariko noneho aza gusimburwa na Elisa aravuga ngo Imana yamubwira ngo hari ibihumbi bingahe bitarapfukamira Bayali n'ubu ngubu rero hari ibihumbi bitagira uko bingana rwose bitarapfukamira Bayali kandi ibyo bahanuzi bivuga ukuri kandi birimo n'umwuka w'Imana amen twagera bijyanye n'urumbwira winjira mu rusengero baraguhanuriye bwira abadukurikiye ubuhanuzi baguhanuriye bwari buteye bute ese baguhanurira mbwira umwuka wese ukuzaho n'uwuhe byanze bikoze wese uhinduka baguhanuriye ukigera muri urwo rusengero cyangwa wagiye usubira inshuro nyinshi bamanuriye nkigerayo ukigeramo ni Imana yagufatiye yego bamanuriye nkigerayo hari ibyo Imana yambwiye kureka hari ibyo by'inzoga nyine no kurara mu kabari ibyo rashima Imana byaravuyeho ariko hari n'ibindi nyine biri pasono yego nibyo bitari mu bitaba biri populaire biba ari iby'umuntu ku giti cye yego uretse kuvuga ngo bakubwiye Imana ko bikubwumvaga byose ariko bimeze yego bakimara kuguhanurira se wumvishe uhindutse mu by'ukuri ku buryo wisubireka burundu jewe n'ubundi nyiga muri seminari narasengaga barabimbwiye ndavuga ati njyewe noneho nina kuko amasengesho twasozaga saa 8 z'ijoro
ati noneho njyewe ndabaza Imana kuko nimba ariyo yabivuze irabinyibwirira yego ariko byajeje mu masaa 10 za mu gitondo umunsi babimbwiyeho byose noneho mpita mbibona haza umarayika arabimbwira byose umeze ndumva uranyibutsa nanjye ntabwo nkijijwe kera ndumva ngira ngo hashize imyaka 5 uyu ni wa gatandatu 2020 Imana ikimara kumpamagara byose najyaga mbibona byose ubuvangirwa ngo nkahita nkubona uvuga n'urugero nk'ubu ngubu ngiye ahantu kagishaka kumpanurira mbere y'uko umanurira mbanza nkareba uwo uriwe niko bimeze ushobora gutangira utamubwira ati ceceka yego ijwi ry'Imana nzi ko ijwi ry'Imana ndarizi n'ijwi ry'abantu ndarizi niko bimeze Imana niyo tubwira abantu badukurikiye inshuti bene data mudukurikiye rero turatubamenyesha ko iyo Imana iguhamagaye ubanza kumva ijwi uguhamagaye ninde ukamumenya iyo umumenye urakurikira urumva uyu musore rero afite ubuhamya uri ku murongo okay bakubwira ngo ureke inzoga ureke n'ibyo wari urimo byose warabiretse ese hashize igihe kingana iki ubiretse kuko hari abantu bava ngo urabona inzoga ngo wireka amezi make ukayisubiraho hari abajyaga bantega iminsi ngiye nkikizwa 2020 ngo nuko nakennye ngo nimbona amafaranga ngo nzasubira ku nzoga banteze iminsi na none imyaka 5 irashize sindasubira ku nzoga n'akabari na buwate urakoze na n'ubu ngubu hari abo nyine duhura nyine twasangiraga bakavuga ati ese inzoga waraziretse burundu naraziretse bakavuga ngo ubwo waraziretse ngo ni ibintu byo kwishushanya nuko nta mafaranga ngo bamwe akambwira ngo kuva utakinywa inzoga none nta n'akazi azongera kuba ariko ndashima Imana ubu ngubu nubwo nabona akazi k'umunsi umwe mu cyumweru bamuvuga ngo birantunga arantunga icyumweru cyose ariko nyinywa inzoga hari igihe bari kumpamagara ngo n'igihumbi kandi nakoze buri munsi sinakibona yego ubwo nibwo buzima bw'abarokore hari ikindi nabonye njyewe nakoraga amafaranga menshi nakoraga amafaranga menshi nziranye n'inshuti z'abastari bakomeye cyane rwose pe abahanzi twagendanaga icyo ntakoze ntabwo nanyoye itabi n'urumogi nayo ibyo ntabwo nanyoye ariko nanyoye inzoga njye nagwaga ikaziye ya Petit Mitsingi naraga muri boîte bugacya nzivuye abantu barawe ugiye kubimbwa abantu basiba nimero zanjye bajugunya imbwa ariko ubudashima Imana bajya bamara kuri uyu murongo bakavuga ati ya Mana yarakoze inzoga yazivuye yabaye pasiteri ariko nuko Imana yacu ikora ubwo buzima bwabo se nabo nyine bimeze bite murahuruka babwira Imana bigenda ntago nabura kubabwira yego nubwo bamwe baba batabyumva bamwe baba bumva ari n'ubuyobe kandi bakumva nyine uri muri igira imbwa hano n'abavuga ngo dore ni ya myumvire y'abarokore ariko ndashima Imana yabimvanyeho uwo mwuka rero tuzarwana nawo mpaka iyo ugeze mu itorero kimwe mu bintu ngiye kukubwira uzabyitege kugira ngo bitazakugusha ntabwo umuntu uri mu rusengero wese akijijwe ibyo ndabizi yego kuko hari igihe njya gusenga ahantu umuntu uwo ari we wese uri mu rusengero ntuzamubone nk'umuntu ukijijwe oya njyewe Imana yankoze ku maso yarakoze yego ushobora kujya gusenga ahantu mu rusengero runaka hakaba hari n'igihe mvuga ati reka nitahire ntacumurira yego njyewe baba batangiye n'iteraniro ndavuga ati reka ngende ntacumurira yego uwo ni umwuka rero urangwa abantu bagihamagarwa abantu bajya babeshya ngo ni umwuka ngo w'ubwana oya ntabwo ari umwuka w'ubwana ahubwo umwuka w'ifuhe n'ugaragaza urukundo rwa data njyewe nigeze kwirukana abantu mu rusengero kuko hari igihe njya gusenga ahantu nkumva ahubwo n'uyoboye iteraniro nkumva namukubita bibaho njyewe nigeze kujya ahantu nsanga umuntu yambaye ingofero mu rusengero iki cyigisho nzagitanga vuba aha mudukurikiye hari amakosa menshi abera mu nsengero bitangombwa umuntu akinjira mu rusengero yambaye ingofero ya songa mbere yayihengetse undi ukajya kubona ukabona nyine hari ibintu bibera mu rusengero bitagombye kujya mu nzu y'Imana njye nta nubwo nemera n'abari abantu bamanyurira amakeke mu rusengero ngo rukwizihiza z'amaniveriseri simbikunda n'ejo bundi za Saint Valentin bazazizana mu rusengero nitureba nabi hari ibintu byinshi cyane bitagombye kubera mu nzu y'Imana twe turabireba nkavuga se nk'uru n'urusengero njye hari umuntu nzi wafashe amahitamo yo kuva mu rusengero akasengera mu rugo iwe kuko mu rusengero nta kintu akurayo ntabe na kimwe rero hari abantu benshi cyane cyane mwe mutuyobora mu rusengero mwe tubwira
nitutabonaho imbuto muzatwirukana mu nzu y'Imana. Kuko wowe utuyobora uratuyoboye ariko ntabwo waduhamagaye. Yaduhamagaye tuvugana nayo mu buryo bwite bwacu, ariko ubu tuyoboye ushobora kutujyana kure y'Imana. Reka twikomereze. Nyine uwo ni umwuka ugaragaza ko Imana yakugezeho, ucyumva ko ibintu by'Imana bitagomba gukorwa nk'uko bikorwa. Ni umwuka wumva ukavuga ati ahantu ntabwo nzasubira, kuko njye n'insengero nagiye mvamo nkavuga nta hantu, ahubwo njyewe aho kugira ngo ncumure njye nzahava nigendere. Njye nirukanye abantu mu rusengero kandi nari umushyitsi, narabirukanye baragenda. Niyo mpamvu rero abantu benshi usanga mu rusengero nk'abantu bo hanze batazi urusengero, akabona umuntu wambaye ingofero mu rusengero, azaza mu rusengero gute? Azavuga ati niyo mana yanyu ntimuyubaha. Oya, mbere na mbere ubundi abapasiteri bagomba kwera imbuto. Niko bimeze rwose. Nabo bagomba kwera imbuto. Si abapasiteri gusa, baba ari abapadiri, baba ari abaki, bari bose bayobora itorero, abantu bose bayobora amatorero, kuko nibo tureberaho. Hari intama iza muntu uza. Niyo mpamvu Imana ishimwe cyane iki kintu narayikundira Imana. Ntabwo ikibaha ububasha bwo kubyutsa abantu bikubwire neza. N'ikimenyimenyi uzasanga ubuhanuzi mu itorero barabuzimije cyane. Nko muri korali ushobora kujya muri korali warebamo ugasanga nk'abantu bamwe hari abafite ibyuka bibi, hari abaje kuzinga abandi, hari abaje gutwara imigisha y'abandi, ukabona ni ibintu biri disorder. Niyo mpamvu Imana sinzi ibi bihe turimo, hari abavuga ngo ni imperuka, ahubwo ni ibimenyetso by'imperuka. Imana isigaye yisangira umuntu ku giti cye, ikakwikorera ikaguhamagara ikavuga ati genda. Ariko kuvuga ngo umushumba arakuzamura ngo Timoteyo ngo ntuze ngo Timoteyo yigishijwe nande harya, ngo Timoteyo ngo yigishijwe ngo na Pawulo. Ibyo bintu nk'abantu mwe biba hakeya, ntabwo mbeshya, ni ibintu tuvuga bifite fagite mu buryo bw'umwuka, biba hake. Hano Imana irakwihamagara ikakwihera umuhamagaro ukagenda. Ikindi cya kabiri, wenda kubera ko ari bwo ugihamagarwa, ese ujya utekereza kubatizwa mu buryo mu mazi menshi cyane? Mu kwezi kwa kane ahubwo nzabatizwa. Mu kwezi kwa kane. Itorero idini wararibonye cyane, Imana ishimwe. Niba warabonye idini ukaba wifuza kubatizwa mu kwa kane, ni ukuri pe, biba byiza iyo ugiye mu idini ukanabatizwa amazi menshi, sibyo? Kuko umubatizo w'agahanga nawo nanjye nkimara kubatizwa nahise nsobanukirwa umubatizo icyo ari cyo. Ikindi cya kabiri ni uko wabanje kubatizwa mu Mwuka Wera. Mwuka Wera ni gutya Imana igukora ku maso igatangira guha n'impano, impano za Mwuka Wera. Watangiye kubatizwa mu Mwuka Wera. Kubatizwa mu Mwuka Wera ntabwo ari ugutitira. Oya, gutitira ntabwo ari ibyo. Gutitira ahubwo ni ibimenyetso bikora ko Mwuka Wera yakugezeho. Ega buriya hari abantu bitiranye n'ibintu. Yego. Kugira ngo wakire agakiza unabatizwe, ntabwo ari ukudumbura mu mazi. Yego. Banza uvuge ati ese ndimo ndakora iby'Imana ishaka mbere y'uko mbatizwa. Ubundi biriya kubatizwa nk'ikimenyetso. Ni ikimenyetso abantu baba bati ibi bintu urabikorera. Kandi buriya nka buriya idini nanone, idini buriya ni aderesi. Ntazajya umuntu ukubeshya ngo nujya gusengera ngana Imana izagufasha. Oya, idini ni aderesi. Hano ushobora no kuvuga ati ngiye sinzajya no gusengera mu idini runaka, ahubwo ugakora ibikorwa by'urukundo, ugafasha abantu, ukagemurira abarwayi kwa muganga. Abantu benshi nanabashishikariza kujya bagemura n'abantu kwa muganga. Nubwo ngiye Imana itarashoboza ngo njye ngemurira abarwayi kwa muganga, abantu bashishikariza kujya bagemura abarwayi kwa muganga, bafashe n'abakene, kuko hari imbabare nyinshi. Ariko bitari ngombwa ngo idini ngo njye mu idini runaka ngo niho Imana iba. Oya, Imana ntabwo iba mu idini, Imana iba, ugomba kuba itorero rya mbere n'umutima wawe. Yego, twubundi Imana turayigendana mu mutima wawe. Kuko iyo biravuga ngo insengero, imibiri yacu ni insengero z'Imana, sibyo? Kuko ni nazo tunasigaranye, kuko hanze aha uvuze iby'insengero wakwiruka. Njye mbwira abantu nkavuga nti ngiye Imana impamagara, nta muntu wigeze umpamagara. Ni ukuvugisha ukuri, tukajya ibyo dukosora amadini, ubwirwa amatorero arabwirwa arumva. Noneho ikindi nyiraho nkwibarize, urateganya kubatizwa mu kwa kane? Mu kwa kane ahubwo ndanabatumiyeho. Yego, oya nta kibazo, tuzaba duhari. N'abarimo banyumva bose ahubwo ndabatumiye. Oya bagomba kureba hano hantu rwose, abo muri karitsiye aho mwari muturanye naho uri, bakabona ko wahuye n'Imana, pana kuvuga ngo runaka yahuye n'Imana, babyumve amagambo bari buze kureba kuri iki kiganiro nibaza kugisacinga. Noneho ikindi nyiraho nkwibarize, umukozi w'Imana ugiye mu rusengero baraguhanuriye,
urifuza kubatizwa mu kwa kane, ni byiza cyane. Hari umurimo w'Imana wumva uzakorera Imana mu rusengero cyane. yego Ndakubwira ngo ufite impano yo kuririmba, yo gucuranga na organization kugira ngo mpuze intuze guhuza piano, senti, miseri byose kubihuza, ibyo ndabizi. ufite impano ikomeye cyane. No, icyo numva muri njye mba numva Imana ifashije nta muhanzi ndirimba indirimbo z'Imana. niba ari umuhamagaro wawe, ndirimba indirimbo z'Imana kuko nkiga mu seminari nari compositeur wa promotion. ahubwo ADPR mubonye impano. Nari compositeur, nimba ari ahantu runaka mu mashuri tugiye kujyamo, hari undi muhungu witwa Dominique, Murenzi Dominique, wiga hano muri Mamase hano muri nursing, yiga nursing. Rero twafatanyaga tugahimba indirimbo, nimba ari ikigo kigiye gusohoka kigiye mu marushanwa tukayihimba, tukagenda tukayiririmba. Mba numva rero nabo umuhanzi, iyo ni umuhamagaro kuri Imana iwuguhe. Indirimbo z'Imana ni nyinshi, guhanura mu ijambo ry'Imana ni byinshi, hari indirimbo zo mu gitabo nyinshi cyane ntiwazirangiza. Ikindi cya kabiri kuba ufite niyo mpano. Njye kera nanjye nari nzi ko nzaba umunyamakuru, ariko Imana ibi bintu bimpaye ku itangazamakuru ku bijyanye n'umurimo wayo. Numvaga nzaba umunyamakuru wa entertainment, wa siporo, w'imikino, kuko ibi ndabizi pe. Rero Imana niba wumva rwose yaraguhamagaye kugira ngo uzayikorere ku bijyanye n'imiririmbire, gucuranga, insengero hanze aha ngaha zikeneye abacuranzi, kandi zikeneye abacuranzi basenga buzuye umwuka w'Imana. Rwose ADPR mubonye umwana, mubonye intama, ije basanga ndumva idahamagaye. Ese iby'umuhamagaro watubwiye ko watangiye kuza ryari? Umuhamagaro watangiye ryari? njye muri ADPR? Oya, hari ukuntu wabanje kubona umuhamagaro utarajya mu idini, ukavuga ati si umuhamagaro yiriwe. Wigeze ubibona mu nzozi? Hari ukuntu ubanza kubona cyangwa ukanza ukabitekereza ukavuga ati nubwo ndi muri Katolike nzahava njye handi? Wigeze ubitekerezaho? Ntabwo nigeze mbitekerezaho na gato. Ugiye muri ADPR hari ryari? Tubwira itariki n'umunsi. ADPR numva nagiyeho ko kuri 15 z'ukwa 11 2025. Ubu turi muri 2026, ubwo ni amezi angahe ashize? Ni amezi tugera muri 4. Ni amezi 4. Katufata amezi 4 wenda. Ni byiza cyane rero, ni byiza cyane kandi ukomerezaho. Gusa iyo uhagurutse muri uru rugendo rw'Imana, Imana izagenda ibikwereka, ntabwo wiyobora ahubwo umwuka wera niwe ukuyobora. Ni byiza cyane rero, ahubwo ngira ngo mu kiganiro cya kabiri tuzakorana turavuga ku bijyanye n'iki n'ubutayu. Sasa nibwo turanabutindaho, kuko nkunda kubwira abantu nkabwira ni ubutayu ni ishuri ry'Imana, ni ahantu utindana n'Imana. Tuvuye mu cyiciro cy'uko Imana yaguhamagaye n'aho wasengeraga, tuvuye n'uburyo wavuye mu kabari, tuvuye n'uburyo ushaka kubatizwa amazi menshi ukajya mu mirimo y'itorero ukitwa umwana w'Imana, tuvuye n'uburyo wahinduye urusengero. Ujya guhindura urusengero ntabwo ureba n'abantu kuvuga ngo urabona ngo runaka ngavuye mu rusengero rwacu. Ntuzabitindeho kuko ugenda wenyine. Njyewe nimba n'urugero, nimba ndi mu mburara n'urugero nshobora kuburara cyangwa ubwiriwe, ni ngiye ku giti cyanjye. Yego, ubuzima n'ubwanjye ku giti cyanjye, n'umuhamagaro n'uwanjye ku giti cyanjye, nawe tuwufatanye. yego, ntihagire rero n'uzavuga ngo yavuye ngo twaramureze ngo byagenze gutya, kuko nimba barandeze bampaye byinshi. yego, ese ibyo bampaye bari bakwiye no kuba bamuha n'akazi, yego, n'ubwa animateri cyangwa n'ibindi. Ariko kubera ko ibyo ntibyanakunze kubera umugambi w'Imana. yego, ntibyanakunze kubera umugambi w'Imana. rero ntazagire uzabiba ngo byagenze gutya, ngo twaramureze ngo turamurera imyaka 6 irarangira ngo tuyiga ngo ajye. Oya, yego, njye Imana yampamagaye ku giti cyanjye nk'uko nawe yahamagaye ku giti cyawe. oya nibyo. Hari ijambo ngira ngo iyo Imana ihamagara abantu, yiguhamagaye urumva ugongana n'abantu ugongana nabo ni babandi bashaka kwinjira mu byawe. Niyo iguhamagaye ugenda wenyine ku giti cyawe, ubuhamya naho waryamye n'ibiki byose niwe ubyimenyera.
reka dusome iri jambo ryakozwe n'intumwa igice cya 9, igice cya 9 turahera ku murongo wa mbere wenda turageza dushaka tugisome cyose. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 ngo ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa, ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha abamasinagogi b'i Damasiko kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyana i Yerusalemu. Ku gice cya 3 niho ntinda cyane, ngo akigenda yenda gusohora i Damasiko ngabona umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota, agwa hasi yubamye, yumva ijwi rimubaza riti Sawuli Sawuli undenganyiriza iki? Ku murongo wa 5 haranditse ngo aramubaza ati urinde mwami? Nawe ati ndi Yesu uwo urenganya. Reka turekera. Sawuli ahamagarwa nawe yahamagawe atazi Imana, yibereye ahantu atazi, ariko mu by'ukuri Imana akigenda atabona umucyo. Uwo mucyo rero nawe wagutunguye uzakomeza ukugendeho, ntuzatinya abantu ko na Sawuli yakomeje yabaye Pawulo akomeza guhamya Imana. Ntago nabatinya kuko muri bose nta wandemye n'Imana yandemye. Okay, reka no dusenge kugira ngo dusoze iki gice tujye mu cyiciro cy'uburyo uri mu butayu. Imana mu izina rya Yesu Kristo urera kandi urakomeye, akoze guhamagara mwene data afite imirimo myinshi ashaka kugukorera. Uwiteka mwami nyir'icyubahiro, ni nawe ubyara mu buryo bw'umwuka, kuko biri iravuga ngo ikibyarwa n'umwuka ni umwuka, n'ikibyarwa n'umubiri ni umubiri. Ariko turagushima ko Uwiteka mwami nyir'icyubahiro mubyaye mu buryo bw'umwuka, kugira ngo Uwiteka mwami nyir'icyubahiro areke ingeso mbi za kera nk'uko wabimubwiye. Urakoze data mwiza, komeza ubane mu izina rya Yesu Kristo tugusabye twizeye, amen.